muzi inyama batakwamo isosi nyikubwira akabenzi inyama z'ingurube ntabwo bazikwamo akabenzi buri wanje nawe uhaye umuntu umwe ambwira ngo arashyira muri filime inameze neza arangije nyimara kumuha nanamurajije sha agucisha muri frame yacishije make oyowe urumva niya namereza basirori ya danje izatuma abantu banankumbura ibaze nawe boru kinama agucisha mu gikoni umuntu wandika ngavuga ati ko mutagaruye runaka uwo muntu ko tugiye kumukeka waba waracishije muri filime ayi wewe mba nivuyemo ariko ntese ninde udatanga umupuri kandi uko biyemera uwamutayemo umupuri kuba mbivuze rero ko nawe utanze n'uwanjye ntabwo nkusorera uwamutayemo umupuri nawe umutayemo arangije niya mani ibintu yankoreye muri frame ariko yaranyigishije buri ibintu byose bitubaho ngo twige yego tumenye ubwenge yanyigishije gufata ibintu byanjye nkabigundira nkabibi ubu bibaye ngombwa ko Mishu akinisha filime cyangwa se akora filime ziwe Mishu nawe yajya yaka abasore wagwani kugira ngo abashyire muri filime cyangwa yajya abahereza nk'ibisanzwe ariko shaka uri n'umwana mubi reba nkanjye Mishu ndi kwiteretera gasore none se byashugamame ntitubizi none se nubwo bajyaga banyinisha ndi shugamami ku bwana bw'ubunyeshuri hari kwa Danizo ako ngiye ntago ndi shugamami shugamami ibyo bujuje ntago ngiye byujuje baba bafite imyaka myinshi batagifite abantu babatereta nge rero batora umurongo pe bagutereta batonda umurongo icyo nko mu kwezi uteretwa nk'abagabo nk'abangahe ntago nababara pe ugereranyije umubare ntago nababara we ugereranyije uzi ko ari ukuvuga ngo buri mugabo wese unerese muhereze shawara icyazazamo n'uruhumbu pe kabenzi wakubona wivyimbije ngo baby ngo ngenda ashoboye ngo ndagukorera neza nta n'isoni man wese nagukoreye neza amasegonda 30 koko man nakara gatushe kawe amasegonda 30 urumva ari ikintu wari uri kwikinisha se none se wumva gushaka kurenzuye mu mazi kugira ngo witurangiza wari uri kunkiniraho se iki ariko baby twanajurira twagira ute twajurira kuri njyewe umva nkubwire ngiye sinjye nkorana n'uduhungu tw'amafuti awe uri konyo kandi ikintu tunanyibagirwa mu buzima bwawe ese kuki utanyakira uko meze nta kintu ushaka kumva cyawe uri kumva wagira ngo uri kushyiraho sitati kantu k'amafuti dushaka uko ngiye ntera sitati utayitera se mbese ni ahantu ntandukaniye inkoko gusa se ahubwo inkoko gusa niba nayo irakurusha ntabwo uhuriye ahubwo nayo ntabwo uzongera kumpa none yego ko mana yanjye ahubwo se no kuba nicaye hano uzajyana ibyawe ntabitwara si ibyanjye ahubwo nawe uzagumana ku gatosha kawe gatoshe k'amafuti waba ukabona gusa mu makabutura no mu mapantaro ukagira ngo uranasiramuye basi urifatwa avuga ntusiramuye ufite agatushe amasegonda 30 urifata ukavuga uwo wumva uri umugabo uri kugenda mu bandi bajama uwo wumva nyine nawe uri umujama tu kandi ntabwo bazi ko ari akantu k'akabwa gusa kagenda gutyo Urukiko rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza rwategetse ko umusore na se bakurikiranyweho icyaha cyo gusambanya n'abana babiri b'abakobwa babasimburanaho bafungwa by'agateganyo iminsi 30. Umusore na se nabahe Nyanza Busasamana Nyanza ariko se hakira ngo kwinjijwe nayisomye bahitonde uriya se afite imyaka 66 umusore 25 ariko hari umwana nabonye umaze bisi avuga ngo ukuntu se ngo yamubwiye ngo ajye kumwatako ngo nawe ntaze kumurega kwa nyina ngo yaragiye afata se ngira kaburibwe gato isetse Robert iyi si uretse gato
duhere kuri uyu ubundi mbanza gusuhuza n'abantu bafite abaviye babo batiyubaha viye wanjye niwe muntu kabisa utarikomplikaga ku kigo bigeze kunyirukana icyo gihe nari nibye jezi y'ikigo nyikubitamo abantu mu mubyeyi ntabwo narayimeshe nsiga nyanitse nari nibye icyo gihe amakabutura abiri n'ubupira bubiri virambwira ati wege sikuru ndagusangayo naribi bari bantumye umubyeyi vie niba yararebye akabura ikintu yambara baba we ahita azayikubisemo ka kajezi uretse gato ariko umuntu aratuma uretse gato ujya mu magambo menshi ndakwereka isi igeze nawe ndamusesenguye namubonye aracyari na muto cyane muto nshobora no kuba muruta uretse gato noneho wumviye ngo ubikoze kangahe naramubwiye ntabwo nigeze mbikora ariko nkurikije ukuntu njye mbizi kuko namubwije ukuri njye nigeze kubikoraho rimwe kandi nabwo ari papa unshutse papa niwe wanshutse ntabwo ari wowe ni papa ubwanjye umbyara ngewe yaranshutse icyo gihe yari yagiye ahantu nawe gushora umwatako mba mufasha arambwira ati ro mwana wanjye ntundege nanjye nzakwereka ahantu ngushorera umwatako ubwo yaje kunshorera umwatako papa arankavaringa nanjye njya aho hantu muri iyo nzu nkora umwatako wanjye urangije icyo gihe niho nabikora ariko papa yarambwira ati ukuntu nakumvisha ukora ibyo bintu ati ibyo bintu urabizi ubikoze murabona isi isigaje ubwo rero n'abazasangira twababonye abasangira nabwo nabo ibintu byumvise n'ibi ngibi rero mu byitondera inshuti zanjye nabyo byanashoboka da bose babonye abakobwa bavuga bati murabona isi itashaje abakobwa ngo bavugaga ngo ko bari abakozi babo habya ati dutaye yamutana bati nyamara nzabati bivuga tugutera ibyuma wowe abwira nde babwira abakobwa nyine ati tuzabateragura ibyuma ari dadi nani ari dadi n'umutipe we nyine hasi ubundi dufate nk'urugero rwa hafi ariko bo nkurikije n'imyaka igaragara mu rugo kubakoresha nabyo byawe gakwiye kuba ari 17 uretse gato nk'urugero rwa hafi ari ka kadadi kirwa kanyonga umugongo uzanacikira wenda ku rubyiniro n'umuhungu wabo buriya ntibashobora gusangira bagira bati ujya ukabona kamavango ene wa ibintu bya rasa gushakisha ifaranga akazi karabuze abantu bahiga akazi cyanyereka mutabaruka ariko n'ubuhumbe bari mu kwinyonga kuri